Ibihe byiza kuri wowe wakoze subscribe kuri YouTube channel yacu. Imana iguhe umugisha ndetse ikomeze ibane nawe, ibe mu byawe natwe nkuko uri mu byacu. So uyu munsi rero ndagira ngo mbere yuko dutangira dusobanura izina ry'uyu munsi, ndagira ngo nshimire wowe nanone again, ngushimire cyane, uri umuntu w'agaciro ndetse ukwiye gushimwa burya. Burya iyo umuntu yakoze neza tujye tumushima by the way. So uyu munsi rero nawe nahawe kugira ngo tugushimire ibyo wakoze, kandi kugira ngo nawe niba ari kuyifungura iyi video akaba ari bwa mbere uvugeze kuri YouTube channel yacu, twagushishikariza gukora subscribe, share, comment kugira ngo ibyo tugutegurira bizajye bikugereraho ku gihe, ndetse ugakanda n'inzogera kugira ngo nitujya dushyiraho video ujye uhita notification kuri telefone yawe se cyangwa ku mashini yawe, kugira ngo ubone ko twashyizeho indi video. Ubu agaciro ka cyane rero kandi gakomeye. Uyu munsi rero tugiye gusobanura izina umunyabigwi. Biba byiza iyo uri umusirimu uzi ubusobanuro bw'izina ryawe, aba ari ibintu byiza cyane, aba ari ibintu biryoshye cyane. Uyu munsi rero nk'uko mubibona cyangwa se mwabibonye, tugiye gusobanura izina Cristiano. Izina Cristiano rero ni izina rimaze kuba umuravumba pe, nta muntu utarizi, ni ikimenwa na bose, umuntu wese azi Cristiano, umwana, umukecuru azi Cristiano. Rimaze igihe rivugwa cyane cyane muri ruhago y'isi, cyane nibwo ngo niyo mpamvu umuntu wese agomba kubaza iri zina bayida ukiribona uba warimenye cyane rwose. Ryamenyekanye cyane muri ruhago nk'uko twari tumaze kubivuga, cyangwa se muri football ni iryo umunyaportugal, ngira ngo uyu turamuzi cyane, Cristiano Ronaldo. Situmuzi se waciye, yarabiciye biracika rwose. Niyo mpamvu uyu ni umustar ukomeye cyane, ni umustar uzwi n'umuntu uwo ari we wese, ndetse abenshi muri iyi si Cristiano baramuzi. Gusa si we wenyine uryitwa, nubwo ari umustar abantu bose bamuzi, ariko ntabwo ari we wenyine witwa iri zina. Gusa si we wenyine uryitwa nk'uko nari maze kubivuga. Ariko iyo urivuze muri no minsi cyangwa se igihe cyose, abenshi bahita biyumvira uyu musore w'umuhanga muri football, umukinnyi kabuhariwe, umunyaportugal Cristiano rero ni izina rifite inkomoko mu Butaliyani of course, rikaba ari izina ry'umuhungu, ni izina ryitwa umwana w'umuhungu. By the way, niba ushaka kwita izina ryawe Ronaldo, wagomba kuba ari umwana w'umuhungu. Icyo nicyo kintu cya mbere ugomba kumenya. Riri mu rurimi rw'ikilatini, rikaba risobanura umuntu ukurikira Kristo. Urumva ko Cristiano ni izina ryiza risobanura umuntu ukurikira Kristo. Rubango Cristiano ni role model w'abantu benshi, sibyo? Kandi nawe niba ukunda iri zina ukaba warikunda gutaza ubusobanuro bwaryo, aha niho hantu rero kugira ngo urimenye, ndetse uburyo waryita n'umwana wawe. Cristiano risobanura gukurikira Kristo. Nk'uko urubuga rusesengurira rero ibintu by'amazina tuba twaragiye dukoraho ubushakashatsi ruvuga ko iri zina rya Cristiano ryakwirakwiriye ku isi hose mu bihugu bigiye bitandukanye, gusa rikaba ari umwihariko w'ibihugu bikoresha igitaliyani cyane ndetse n'igiportugal, nk'uko ariho rifite inkomoko nk'uko twamaze kubibona haruguru. Ubundi ngo abantu bitwa ba Cristiano usanga ari abantu bakunda gusenga cyane mu izina ryabo. Of course niba witwa Cristiano ukaba udakunda gusenga, ari ikibazo gikomeye cyane, kandi ba Cristiano bakunda gusenga cyane nk'uko izina ryabo ribisobanura. Bubaha buri wese kandi ntibemera kuba bagira icyo bahomba igihe cyose bari mu kazi. Wumva bakurana umuhati akazi kabo, niyo mpamvu reka Cristiano twanamumenye akurana umuhati. Ba Cristiano rero ntabwo bemera kugira ikintu cyose bahomba, ikintu icyo ari cyo cyose ntabwo bemererwa kugihomba. Baba bumva bagikura kandi bakagikorana imbaraga ziba zikomeye cyane, ngo gikunze ngo kandi bakunze kurangwa abantu bitwa ba Cristiano cyane bakunze kurangwa no guhubuka. Kandi ko guhubuka bwo ntabwo bakabura rwose ngo baba bagafite cyane. Urumva rero ku ba Cristiano aba ari abahanga cyane, ariko nanone ngo hari utuntu bajya bikorera nyine gake. Ikintu ugomba kumenya rero mbere yuko wakita umwana wawe Cristiano, icya mbere namaze kukivuga haruguru, ni uko iri zina ari iry'umwana w'umuhungu. Ikindi ukaba uzi neza ko iri zina risobanura ukurikira Kristo.
abantu twemera Kristo. Urumva ko ahangaha ni ibintu byiza cyane kandi biryoheye buri muntu uwo ari we wese. Kandi burya izina ni impano ya mbere uha umwana wawe. Burya babyeyi aka kantu ndagira ngo ababyeyi tukumve neza. Izina ni impano ya mbere uha umwana wawe. Urumva burya Imana yagiye ikora mu babyeyi bacu kugira ngo batwite amazina agiye atandukanye. Izina rero nicyo kintu cya mbere mubyeyi ukunyumva. Urumva nicyo kintu cya mbere ugomba guhereza umwana wawe, ariyo mpano iruta izindi zose umuhaye. Niyo mpamvu kera abantu bitwaga ya mazina ya za Sebishira zande zose, nuvuga ngo ayo mazina ubu ngubu ntabwo wahita umwana wawe. Reka kubera ko twamaze kumenya ubusobanuro bw'izina. Izina ni ikintu gikomeye cyane, ni impano ushobora guhereza umwana wawe akazayikurana kandi akazagushimira. Mubyeyi rero, niba hari izina ukeka, niba hari izina wumva afite umwana wawe, bitwandikire muri comment, tubanze turi gusobanurire, umenye neza izina ry'umwana wawe, ubundi umwite izina, umuhereza impano irenze izindi, ariko uzi n'ubusobanuro bw'iki n'ubusobanuro bwaryo. Akenshi hari igihe wita umwana izina rikamukurikirana rwose, wamwita izina ritari ryiza. Mujya mubona ko hari igihe umuntu yamara gukura agashaka guhinduza izina rye. Urumva hari izina umubyeyi aba aramwise ariko iryo zina ntaryishimire. Niyo mpamvu rero turi hano kugira ngo umenye neza ubusobanuro bw'izina ugiye guha umwana wawe, maze azarikurane ku buryo azakura avuga ati kubera iri zina, kubera namaze kumenya ubusobanuro bw'izina ryanjye, sibyo, ngomba kuba proud yaryo, nkarikunda ndetse nkagerageza gutera ikirenge mu cy'umubyeyi wanjye wabashije kundeba akanyitira izina, kubera ko hari icyo rivuze muri we ndetse nanjye hari icyo rigomba kuvuga muri njyewe. So ndakeka rero izina Cristiano twese turarimenye, twagiraga amatsiko Cristiano, ariko hari abantu tutari tuzi ubusobanuro bw'izina Cristiano. Nizere ko rero uyu munsi musubijwe kandi mubonye igisubizo cy'izina ry'umusitari wanyu mukunda. Umusitari wanyu mukunda. Ndagira ngo nawe niba ufite irindi zina, niba ufite umuntu ukunda utazi izina rye, iki nicyo gihe ngo ritwandikire muri comment kugira ngo noneho turi gusobanurire, umenye ubusobanuro bwaryo bwuzuye buri furu. Apana ibintu baguhereza ibintu, tukubita ubusobanuro bw'izina ryawe, tukakubwira imyitwarire y'izina ryawe, ubundi ugakomeza kugenda umenya ibintu byinshi biba bigiye bitandukanye. Ndagushimira cyane rero wowe twatangiranye iyi video, tukaba tugejeje ku musozo wayo. Imana iguhe umugisha. Niba utarakoze subscribe, twagushishikariza gukora subscribe. Waba ufite izina ukaritwandikira muri comment, ugakora share ndetse ukibuka ugakanda ku nzogera kugira ngo iryo zina ryawe tubwiye tuzarigusobanurire, umenye ko twarisobanuye, uhite ubona notification kuri telefone yawe cyangwa kuri mudasobwa yawe kugira ngo uhite ubona ko video yahageze. Ndagushimiye cyane rero, kandi nawe ufunguye YouTube channel ukareba iyi video bwa mbere, nawe ntagushishikariza ko tuzajya ucikwa n'ibiganiro tugiye tukugezaho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Igitekerezo cyawe ni inyamibwa cyane, nicyo kintu kitwereka ko turi kumwe, nicyo kidushyigikira kikaduha motivasiyo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Murakoze cyane rero, mugire ubuzima bwiza n'amafaranga.